Yesu Kristo ashimwe bene data aho muri hose, aho mudukurikira muri hose, turabasuhuje kandi turabashimira gukomeza kudukurikira kandi tubashimira icyizere mutugirira mukurikirana inyigisho zacu. Reka dukomeze tubabwira mwebwe mugezeho bwa mbere, wowe ugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere ukande kuri subscribe, kandi inyigisho zigeze kugeraho zigitegurwa zikigera kuri YouTube, hanyuma tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko twongera kugaruka ku ndangagaciro imwe yitwa guca bugufi, indangagaciro y'abana b'Imana, y'abakristo, y'abemeye Kristo, y'abemeye kuba nkawe, y'abemeye gukora nkawe muri uru rugendo turimo kuri iyi si nk'uko nawe yayibayeho. Murabizi Kristo yicishije bugufi, yakoze byose agamije guca bugufi. Ntabwo yigeze yishyira hejuru akiri muri iyi si, ntabwo yigeze aba mu mazu ahambaye, ntiyigeze atunga ingamiya ye cyangwa se ifarasi ye. Muri icyo gihe wenda nta mamodoka yari ahari, ntabwo yigeze agira amaesikoti, yari afite abigishwa. Ntabwo yigeze mbese agaragaza na kimwe cyo kwishyira hejuru. Muri iyi minsi rero haraboneka ibyubahiro byinshi ku bantu batandukanye. Yego, isi yarahindutse, harimo abagomba gucungirwa umutekano, byo birumvikana, ariko nk'abahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza, sinzi impamvu guca bugufi bagenda babyibagiza. kandi nanone ntago gucungirwa umutekano ari byo byagaragaza wenda kwishyira hejuru, ahubwo guca bugufi bigaragara no mu miterere, guca bugufi bigaragara no mu mivugire, guca bugufi bigaragara no mu bikorwa ukora bya buri munsi. Hanyuma rero tugendeye ku ijambo riri muri Petero wa mbere 5 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6, haravuga ngo namwe basore mugandukire abakuru, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone, naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Amen. Iri jambo rero nk'uko ryumvishe ririmo riravuga ku basore, ririmo riravuga ku bafite umusore. Reka wenda tuvuga umusore uwo ari we. Umusore ni umuntu ukiri mu myaka mitoya, umusore ni umuntu ufite imbaraga, umusore ni umuntu ufite igikuriro, umusore ni umuntu ufite imbaduko. Umusore mbese ni umuntu utandukanye n'umusaza, kandi n'umuntu utandukanye n'umwana. Umusore kandi ni umuntu ufite nanone ibitekerezo bishabutse, ibitekerezo byagutse. Umusore twamudescribinga muri ubwo buryo. Umusore rero niwe bari kuvugaho cyane cyane muri iri jambo. Tumuvuze rero mu buryo bw'umwuka, hari abo twakwita abasore nk'abantu batangiye umuhamagaro w'Imana, batangiye bafite ububyutse bwihuse, bafite mbese cyo nakwita umuriro mu rwego rw'umwuka mu kwamamaza ubutumwa bw'Imana. Aba rero barimo barakangurirwa guca bugufi kubera yuko iyo udaciye bugufi ntago umenya abakubanjirije uko bakoze, ntago umenya imbere hawe uko ushobora kwitwara. Rero ijambo rirabwira abasore ngo Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Musore mu mwuka, niba urimo kubwiriza abantu bagakizwa, niba urimo kuvuga ijambo ibitangaza bigakoreka, menya yuko hari ubikora hejuru, hariya mu ijuru hari Yesu urimo gukoresha. Ca bugufi akomeza gukoreshe, aho kugira ngo ugaragare nk'aho ibintu byose ari wowe wabikoze. Kuko burya iyi ndangagaciro yo guca bugufi igomba kugaragara kuri buri mukristo wese, ariko cyane cyane ku muntu utwaye isanduku y'Imana, ku muntu utwaye ubutumwa bwiza bwa Kristo abusangisha abatarabumenya, kubera yuko niho koko bamwisangaho kandi bakumva koko hari impinduka yabaye ku muntu uri kubibabwira. Ariko nanone rero iyo ukiri umusore mu mwuka nk'uko twamaze kubivuga
ahabanza, hari igihe akenshi umuntu asa nk'aho agira ngo ahari ninca bugufi barankandagiraho, ninca bugufi igisuzuguriro kiramfashta, mbese buri wese ari bunsuzugure, buri wese ari bumbone nk'aho oya, ca bugufi. Yesu niwe uzakuzamura, kandi azamura abicishije bugufi, ntago azamura abamaze kwishyira hejuru. Rero ndabakangurira banyempano, cyane cyane bantu mutwara ubutumwa bwiza, bantu murimo musengera abantu rwose bitangaza bigakoreka, bantu murimo muvuga ijambo Yesu agakora imirimo, abantu bagahinduka, mukomeze mutware indangagaciro yo guca bugufi, kubera yuko niyo izabageza kure, niyo izatuma ubutumwa bukomeza kubwirizwa kandi bukagera kubo bukwiriye, kandi bakabwumva na Mwuka Wera akabasha gukora umurimo. Rero guca bugufi kandi bituma umenya iby'abakubanjirije, kubera yuko muri uyu murimo uko wakwinjira uko ariko kose hari abo usangamo, ntiwumve rero ibintu biri kuba, ntiwumve ijambo riri kugucamo rigakora byinshi bihambaye, ngo ugire ngo hari abo wasanzemo bo ntago bo bashobora kubikora cyangwa se ntibabikoze. Ahubwo ca bugufi, wumve n'impuguro z'abakuru, wumve ubunararibonye bw'abakuru, niho uzigira imbere. Reka rero twese tugire guca bugufi, ariko cyane cyane abasore nk'uko babibwirwa hano, abasore mu mwuka, bantu bakiri batoya, bantu bamaze gusoreka mu muhamagaro, reka dukomeze tugire guca bugufi, kuko nicyo Imana iri kudusaba muri iri jambo. Uwiteka rero abaha umugisha, Uwiteka abagirire neza, kandi mukomeze gukurikirana inyigisho kugira ngo dukomeze twiyungure byinshi mu mwuka ndetse no muri ubu buzima busanzwe. Uwiteka abahire kandi amurikishirize mu maso he. Uwiteka abaha umugisha wo muri hose, amahoro yereka abane namwe mwese ndetse n'abanyu bose, mu izina rya Yesu Kristo niko mbasabiye. Amen.